nongeye kubaha ikaze bakunzi ba yago-tv-show YouTube channel. Uyu ni wa mwanya mubonamo amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, especially muri muzika, trending news ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mbahaye ikaze rero mwe mwese muri Kigali, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari mu burasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo. Uyu mwanya mbazaniye inkuru nziza cyane muri muzika nyarwanda. Ni inkuru utagomba gucikwa. Umuhanzi Yago for real wamaze kwamaganwa n'abantu benshi, bamuca intege, bamubwira ko adashoboye, bamubwira ko atazaba umuhanzi bitewe n'indirimbo yagiye asohora. Amaze kugira indirimbo zitari nkeya, ariko commentaire yagiye arisivinga mu minsi ishize, namwe murazizi, ariko bajya baca umugani ngo wirukankana ingwe ubundi ukabona imbaraga zigusubiza inyuma. Nimujya mugira umuntu inama cyangwa se mumutera ubwoba, hari ubwo akenshi muberana motivation ahubwo kugira ngo muce intege. Yago for real. Yago ni umuhanzi wasohoye indirimbo yitwa Suwejo, asohora yitwa Rata, asohora yitwa Umuhoza, zitagiye zigira views ziri ku rwego rumwe, ariko ntiyacitse intege. Mu minsi ishize rero yavuze ko agiye gushyira hanze indirimbo y'Imana, ashimira Imana ibikorwa imaze kumugezaho, cyane ko no muri iyi minsi atorohewe. Ni umugabo uri kuvugwaho inkuru nyinshi, abamusebya ni benshi, ariko ntabwo yacitse intege. Ku rubuga rwa Instagram mu masaha ashize yashyize hanze amafoto ari muri video agiye gusohora muri iyi minsi. Irasohoka ejo ku wa kabiri. Ni video agaragaramo ari ahantu ku mazi, ku mugezi. Biragaragara ko hari amafoto agaragara ari mu bwato, akagaragara nanone ari ku kiraro kiri kuri Nyabarongo werekeza mu mujyi wa Nyamata. Ni ibintu bigaragara ko ariho amashusho yafatiwe. Uyu ni umugabo uhorana udushya, ariko utaraje gukina muri Kigali, wakora icyo ari cyo cyose kugira ngo abone amafaranga. Yago for real azemera yigire Theo bose babireba, azegera yigire yewe nk'igisupusupu, azigira nka yewe yanarapa, ariko ikintu cyitwa amafaranga umuhungu w'Inyagatare rwose. Yago for real ntago mwamucika. Uretse ubundi kugendera mu kigare, ubundi wowe ubibona ute? Indirimbo za Yago yagiye asohora waziho ubundi amanota angahe uramutse ugereranyije n'abandi bahanzi umuziki barimo barakora, revo umuziki nyarwanda umaze kugeraho? Ubundi Yago umubona ute? Umushyira ku mwanya wa kangahe ubundi mu bahanzi nyarwanda washyize mu matwi yawe, mu bahanzi bamaze kumva indirimbo ze? Nge ntago ndi bujudging mvuge ngo Yago ntago azi kuririmba, ubundi biterwa na fan club cyangwa se abafana we ubundi bamwakira gute. Nge uko mbibona, iyo umuntu akoze analyse z'indirimbo yamaze gusohora, Suwejo rwose ni indirimbo yasohotse iranakundwa cyane. Benshi bagiye bavuga ko impamvu yakunzwe ari uko irimo abastari benshi batandukanye, barimo ba DJ Brian, barimo ba Kalifan, barimo n'abandi benshi batandukanye, barimo inyogo-ye. Ariko nyuma yaho yasohoye indirimbo yitwa Swing, indirimbo imaze ukwezi hanze. Bundi nituvuga ko Yago ari we muhanzi wasohoye indirimbo nyinshi mu mateka y'u Rwanda, agasohora indirimbo nyinshi mu gihe gito, ibi bintu ntabwo turaba tubeshye. Ni ukuvuga ngo Yago kuva yatangira umuziki hashize igihe gito gusa, ariko ari mu bahanzi basohoye indirimbo nyinshi mu gihe gito kandi bazikorera amashusho. Indirimbo yitwa Swing ifite 234 kuri YouTube channel ya yago-tv-show. Umuhoza imaze ibyumweru bitatu, ifite 248 bya views. Iyitwa Rata urumva ko imaze kurusha Swing views kandi ariyo yasohotse nyuma. Rata ifite 574 bya viewers. Bigaragara ko yago-tv-show iri mu kazi, nubwo abantu benshi bakomeje kumushinja ko atazi kuririmba. Yago rero ntago turi bumuce intege, ahubwo nimba ari umuntu uzi ubwenge koko, udashaka kugira ngo abantu bakomeze bamutere utwatsi, amakosa bamurega, ibintu bavuga atakosora neza mu ndirimbo,
nawe ajye yicara n'ubundi nyine abikosore. Kwiga ni uguhozaho umuziki kandi urakura. Icyo nababwira ni ukuvuga ngo mukore subscribe kuri yago-tv-show YouTube channel, mujye mubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda mukunda no hanze yarwo. Inkuru indirimbo irabageraho mu kanya gato guhera isaa 6 z'ijoro anytime indirimbo yasohoka. Ciao.